Agahinda nikica kagira mubi koko nawe uyu ngibi ubyumvisha ukanabibona warira ukaboroga. Ni imiti yica uburondwe yaje guterwa izi nka hafi ya zose, ngira ngo uri kuzibona ni inka zibarirwa mu magana n'amagana, bikaza kurangira zose zihatakarije ubuzima bwazo. Ibi ngibi byakozwe nande? Yarafite izihe nyungu? Byabereye mu kahe karere, mu wuhe murenge? Byose nibyo nje kukugeza kuko mba nabikurikiranye gatanu ku kandi. N'ibyabaye rero bikaza kuriza nyirizi nka cyangwa se nyiri uyu mukumbi, nk'uko yaje kugenda bidutangariza mu kiniga cyisha avuga ko yagambaniwe. Ibi ngibi bikaba byabaye kuri uyu munsi, nanjye bikaba byatumye nerekezayo kamera kugira ngo nze kugenda numva icyo inzego zitandukanye, cyane ko n'inzego z'umutekano ahangaha zari zahageze kugira ngo zumve iby'iki kibazo ndetse n'uwabikoze, tugende tumenya neza icyo yaragamije, cyane ko ibi ngibi ngo atari ubwa mbere bigaragaye muri uyu murenge, ngo atari n'ubwa mbere aba baturage bataka imiti bahabwa bavuga ko ibitujuje ubuziranenge. Wowe bana nanjye byose mbikugezeho, icyo usabwa ni kimwe, no gukomeza ukantega amatwi tukaza kugirana ku musozo w'iyi nkuru nagusobanuriye neza akaga uyu mworozi yaje guhura nako, aho avuga ko yagize igihombo gikomeye cyane, nk'uko nawe uri kugenda ubyibonera. N'inka wabonaga ko zimeze neza, n'inka wabonaga ko zinatanga umukamo uri hejuru, ariko kuri uyu munsi akaba nawe ubwe atari kubyumva, ntabwo ari kwakira neza ibi ngibi byamubaye. Ariko nawe unteze amatwi, ibi ngibi ari wowe byabayeho, bikurure ubyishyireho, ntabwo wakumva ko ari wowe byabayeho. Ndabwira wawe utarakora subscribe cyangwa se abone, ngabikora dusubscribing hakiri kare, kuko amakuru nk'aya ngaya yagucitse uba usanga uhomba byinshi. Bikore kuko nta kiguzi na kimwe bigusaba, kandi unakore kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo tujye twibanira mu makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Komeza ubane nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Ibi tubimenye nyuma yuko nyirizi nka atabaje avuza induru, agahamagara inzego zigiye zitandukanye ngo zimutabare, ngo koko ibyo ahuye nabyo ntago bibaho kuri iyi si ya rurema, ariko nyine byabaye. Ni nabwo inzego zigiye zitandukanye harimo n'iz'umutekano zageze ahanga kureba ikibazo uyu muturarwanda, uyu muturage yahuye nacyo, akaza kugenda abwira abantu benshi ko ibi ngibi yakorewe ari nk'akarengane ndetse ari n'ubugome, yewe buvanze n'ubugambanyi, kuko ngibi ngibi bashobora kuba babikoze babizi neza ko iyi miti ari imiti ishobora kuba yagira ikibazo cyangwa se yateza ikibazo. Izo nka mubona zabaye imirambo, tekereza kuba inka zingana gutya zose zaguye gutya, nta n'inka n'imwe ushobora kuramuramo ngo uvuge ngo byibuze urayigurisha ya nayo. Izi ngizi zirahambwa. Mwibuke ko abaveterineri bemeza ko izi ngizi iyo zishwe n'iriya miti, nta nka n'imwe iba yemerewe kuribwa n'umuturage uwo ari we wese. Ubwo reka nizere ko rero wahise umenya ko nagarutse muri aya makuru. Wowe ntega amatwi, turagerana ku musozo w'iyi nkuru nagusobanuriye neza ahangaha hariho ndetse n'uyu muntu warugabwe ukora ubworozi mu buryo bw'umwuga, ibi ngibi akaba yaje kubyereka cyangwa se abishyira mu itangazamakuru. Ibi ni ibyagarutsweho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ngira ngo iyi nkuru muraza kugenda muyibona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nk'uko natwe ubwacu twaje kugenda tureba ikibazo uyu muturage yahuye nacyo. Reka rero nongere mbwire na wundi ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere akaba atarakora subscribe cyangwa se abone, bikora aka kamwanya kugira ngo tujye turushaho kwibanira neza muri aya makuru, ariko kandi yibuke akore kuri kariya kantu k'inzogera.
nyemerera mbere yuko ntangira iby'iyi nkuru ibabaje cyane mbanze n'isurizo wowe uneze amatwi uri mu ntara y'amajyaruguru, wowe uneze amatwi uri mu ntara y'amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo, reka nkusuhuze kandi nkwikaze, ariko kandi namwe duhorana mu mujyi wa Kigali, reka nizere ko muri amahoro mukomeje no kugubwa neza, mwe mutameze neza muhumure, niba uyu munsi byanze humura, izera Imana, hari Imana ikiza abantu barwaye cyangwa se bari mu bibazo bigiye bitandukanye, ari nayo mpamvu uyu nguyu naje no gukomeza mwihanganisha, nubwo kubyumva nyine aba ari ibintu biba bitoroshye, ariko nawe nahumure, hari Imana izamushumbusha, ariko we yakomeje kuvuga ko akari akarengane gakeneye ubutabera. Mbere y'uko rero nkugezaho iyi nkuru, reka nasuhuze n'abadiaspora badukurikiye bari ku mugabane wa Afurika, batuye ku mugabane w'i Burayi, mwese reka nizere ko ibi byose tugiye kugenda tubibanamo neza, ukagenda usobanukirwa neza ahangaha ahariho, ndetse unamenye neza ibingibi uko byagenze. Ntabwo wabura kuntega amatwi uri umuntu unywa amata, uri umuntu urya akanyama, kandi nyamara ubizi neza ko byose bituruka ahangaha. Ngaho rero bana nanjye ongera volume hataza kugira ijambo na rimwe rigucika ku bigendanye n'iyi nkuru, ukasanga ahari ibyo utumvishe neza kandi nyamara aba ari ingenzi cyane. Reka nizere ko mwese tugiye kubana tumeze nk'aho tuziranye. Ibi ngibi bikaba byabaye kuri uyu munsi, nk'uko naje gutangira mbikubwira. Uyu muturage ni nabwo yaje gutungurwa no kubona telefone ye isonnye, ahamagawe na bamwe mu bashumba bagera kuri 4 basanzwe bita kuri ubu bworozi bwe cyangwa se kuri izi nka ze, bamubwira ko ngo imiti baraye bateye amatungo cyangwa se izi nka yakoze akaga, yakoze ishyano. Ni imiti rero bari baguze n'ubundi hamwe hasanzwe hacururizwa ibigendanye n'ibikomoka ku matungo cyangwa se na bya bindi twavuga ko ari nk'ibiryo by'amatungo muri rusange. Ibi byose akaba ari naho byahereye bivugwaho n'abantu benshi, bavuga bati uyu muntu banza yaragambaniwe, twebwe ntitwabimenya, cyane ko aha twagiye tubona ko iki kibazo atari ubwa mbere cyagaragara ahangaha, nubwo wenda uyu mworozi wari ubwa mbere mubayeho, ariko ahanini abaturage bagiye batubwira ko atari ubwa mbere iki kibazo cyamubayeho, ngo kuko uba usanga inshuro nyinshi abantu bacuruza iriya miti ngo uba usanga bafite yarangije igihe, cyangwa se ya yindi yabaye expired, ukaba usanga ari nabyo bishobora kuba byateye ikibazo izi nka zose, bukaza gucya ubona zari inka zarambaraye aho ngaho, zahindutse imirambo. Uri kwibaza uti ahangaha ubundi ni hehe, ni mu kahe gace, ni muhe murenge? Reka mbanze nkumare impungenge nkubwire ko ahangaha atari kuri ubu butaka bw'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda gusa. Uyu mugabo wahuye n'iki gihombo kidasanzwe, nabonye afite amamuko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba n'ubundi amaze igihe kinini cyane yibera muri iki gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, ari naho yakoreraga imirimo ye ya buri munsi ayifatanya n'ubu bworozi, aho n'ubundi ataka igihombo gikomeye, aho n'ubundi ngo ashobora kuba yagambaniwe na bamwe mu bantu bari bamaze igihe bafitanye amakimbirane ashingiye ku mitungo imwe n'imwe bataje guhurizaho, cyane ko ahangaha muri kiriya gihugu cya Uganda atuye n'ubundi ngo yari ahafite imitungo myinshi, ariko abantu benshi bakaza kuza bamubwira ko iyo mitungo uburyo yayibonyemo ngo bitumvikana, ngo ari nayo mpamvu ngo yagombaga kuyisubiza, bikaza kujya mu manza. Uyu mugabo n'ubundi bikaza kurangira abatsinze, inyuma ngo ni nabwo bataje kugenda bumvikana, ngo ari nayo mpamvu yatangiye kugenda akeka ko ngo uyu nguyu ashobora kuba yagambaniwe na bamwe muri abo ngabo ngo bari bamaranye igihe amakimbirane ashingiye kuri ubwo butaka bugiye butandukanye. Uyu nguyu rero akaba yaje guhita yiyambaza inzego zitandukanye zikorera ahangaha muri iyi ntara ibi ngibi byabereyemo, cyane ko twagiye tubibona ko ahangaha aka kaga yaje guhura nako ari muri cya cyanya. Abazi ahangaha Uganda, abazi izi nka ahantu zikunze kuba ziri ubu bwoko bw'izi nka, ubwo baza guhita bajya muri komenti bakambwira ngo tubonye tuhazi, kubera ko hari abantu
abantu benshi nabonye bazi ibice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bigize iki gihugu cya Uganda nk'uko namwe muri kugenda mubyibonera. Uyu nguyu akaba ari kugenda avuga ko ibi ngibi yakorewe ari nk'akarengane ndetse ari no kumuhohotera mu buryo bugaragarira buri wese. Akaba rero asaba ubutabera ndetse asaba no kurenganurwa ngo kubera ko ngibi birenze ubugome abangaba bamukoreye. Njyewe reka nkomeze rero mubwire ngo yihangane, ariko wenda ubwo inzego zigiye zitandukanye zahageze njye nizeye ko araza kurenganurwa kuko aka ni akarengane kadasanzwe. Nyuma y'ibi ngibi byose rero njyewe niyemeje kujya nkurikirana iby'iyi nkuru nkajya ngenda mbikugezaho buri uko ndajya ngenda mbona update y'aya makuru y'uyu muturage, nkagenda nkubwira uko biba biri kugenda bimugendekera, niba koko ubutabera yarabubonye cyangwa se hari izindi nzira ibi ngibi bigomba gucishwamo. Njyewe reka nkushimira nkubwira ngo aha nari mpari ku bwawe, kandi nizera ko usobanukiwe neza ibi byose uko byagenze ndetse n'iyi miti bateye izi nka, akaba ari imiti yica uburondwe. Iperereza rikaba ryatangiye gukorwa kugira ngo ibi ngibi barebe ko byibuze uyu muti watewe izi nka nta bindi binyabutabire byari biwurimo kugira ngo bize kugera ubwo byica izi nka. Wakoze kubana nanjye, dusubire mu makuru yacu ari imbere. Nyumvaga kuri mikoro nitwa Sharire OG. Asante sana.